Abantu benshi muhura bagucira urubanza bakurikije uko ugaragara, mbere yo kumenya icyo uzi na mbere yo kumenya icyo ushoboye. Niyo mpamvu kwita ku bwiza bwawe bikongerera amahirwe y'ubuzima. Twicyo tugusaba rero, ita ku bindi, iby'ubwiza bwo ku mutwe wawe ubiduharire. Kigali Salon kwa Virgile dufite akarusho ko kwita ku misatsi y'umwimerere, tugira vitamini y'umusatsi kandi tuyigushyiriramo twabanje gukora isuzuma ry'icyo umusatsi wawe ukeneye. Dusuka dreads z'ubwoko bwose, turasokoza, dusuka ibisuko by'ubwoko bwose, turogosha, dutunganya inzara na makeup, tukanigisha abifuza kubikora nk'abanyamwuga. Muri Kigali Salon kwa Virgile, umukiriya n'umwami ahabwa wifi y'ubuntu, kandi ukoresheje iwacu inshuro 10 yikurikiranye ahabwa iya 11 y'ubuntu. Ku bindi bisobanuro mwadusanga Kicukiro Centre ku muhanda wa Kamagenda, cyangwa mukaduhamagara kuri 0781 71 51 55. Kigali Salon kwa Virgile, intego no kubanezeza. Isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima. Aho uyu mwarimu atandukaniye n'abandi barimo basanzwe no ku mwarimu w'ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo, mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikaza nyuma. Kuba utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima, cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ni isuzuma ry'uko ibyo yakwigishije, ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Niyo mpamvu hari abantu babaga ba mbere mu ishuri risanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye. Abandi babaga ba nyuma, bamwe bakanacikiriza amashuri, hari abatarayakandagiyemo ariko mu ishuri ry'isi barabishoboye, bakoresha abandi babaga ba mbere. Harimo n'abajya kure bakavuga ko ishuri ry'isi nicyo gipimo cy'ubwenge, mu gihe amashuri asanzwe ni igipimo cy'ubumenyi. Ariko iyo ushaka igipimo cy'ubwenge ni mu ishuri ry'isi. Tekereza ko yize amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima iyo atabarutse baravuga bati inzu y'ibitabo irigendeye. Umusaza cyangwa se umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Ayo masomo rero y'abo barimu b'ubuzima cyangwa se ayo masomo ya mwarimu w'ubuzima agengwa n'amategeko, agengwa n'amahame. Amwe muri ayo masomo rero ya mwarimu w'ubuzima nyabazanira kenshi muri kano gace twahariye isomo ry'umunsi. Kera habayeho umugabo wari umukire, nyuma aza kurwara agera ubwo ajya muri koma. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umuntu agiye gupfa burundu, mu gihe yari ari nko muri koma, rimwe na rimwe hari igihe habaho ikintu kimeze nk'igitangaza akava muri koma h'igihe gitoya, abantu bakagira ngo yanakize yanazanzamutse yagarutse, ariko nyuma y'igihe gitoya noneho agapfa bya nyabyo. No ku burwayi mujya mubibona, hari igihe umuntu ajya mu bitaro akaremba bya nyabyo, igihe cyo kwitaba Imana cyagera mukabona arazanzamutse. Rimwe na rimwe ibitaro hari n'abo bisezerera, yagera mu rugo ukumva ngo inzogera zirenze. Bisa naho itegeko rya kamere rigena ko iyi nyenyeri wa mugani igiye kuzima burundu irabanza ikarabagirana. Iyo Uwiteka ari hafi kuguhamagara urabanza ukarabagirana. Niyo mpamvu abantu bajya bavuga ngo iyo urupfu rukurimo ngo urabimenya ngo yasezeraga, nuko arabanza akamera nk'ukangutse nyuma agasinzira burundu. Hakabamo n'isomo y'uko ibintu byari byaranze, burya ngo iyo ugiye kwitahira ngo birabanza bigacamo. Iyo Uwiteka agiye kuguhamagara ngo gahunda zawe rwose ngo zirabanza zigacamo, nta mvune nyinshi ugira muri icyo gihe, burya ngo ni nacyo gihe cyiza cyo kwitahira. Bikaba binateyemo ariko n'ubwoba, kuko iri hame rivuga ko igihe uzabona ibintu biryoshye gusa ujye ugiramo amakenga, ukabona utangiye kurabagirana cyane ujye ugiramo amakenga, kubera ko ngo Uwiteka ngo hari igihe aba ari hafi kuguhamagara. Iyo umuntu ngo ari hafi gupfa ngo arabanza akamenyekana, babyita gusezera. Ariko burya ngo ni itegeko rya kamere. Usanga iyo umuntu apfuye nko ku kiriyo cye haboneka ubuhamya bw'amayobera bujyanye n'uburyo umuntu yasezeye abantu. Ugasanga ari amaze igihe atagera iwabo, ariko mbere yo kwitahira agatungurana ukabona arabasuye. Amaze igihe atavuga, mbere yo gupfa
agatungurana akabona araguhamagaye n'urugero hashira iminsi kumva ngo yitahiye. Bamwe bati iyo umuntu agiye gupfa urupfu rumubungamo cyangwa se abyiyumvamo. Ntabwo bibaho by'impanuka rero ngo ni ibintu bijyana n'itegeko rya kamere. Mu mategeko ya kamere twabonye iyi nyenyeri igiye kuzima burundu irabanza ikaka cyane. Niyo mpamvu hari abantu batizerera mu buzima bw'ubutengamare gusa cyangwa mu buzima bw'uburyohe gusa. Iyo harimo uburyohe gusa aravuga ati hoya ntabwo ubuzima bugomba kuryoha cyane gutya. Wasanga Uwiteka ari hafi kumpamagara. Kari akanyuzemo rero. Umugabo rero w'umukire nawe yari agiye kuzima burundu, yararwajya muri koma, igihe kiragera agiye kuzima burundu arazanzamuka. Mu kuzanzamuka ariko yagiye kubonabona marayika w'Imana aramugendereye, amuzaniye agasanduku gatoya. Marayika yitegereje uwo mugabo mu maso aramubwira ati igihe ni iki tugende? Umugabo ati ndagenda njya hehe ko nyifite ibintu byinshi byo gukora, amakamyo yanjye ari mu nzira, indege zanjye, amato yanjye, nkeneye kumenya uko bimeze, umuryango wanjye uranyeneye, abakozi banjye baranyeneye, ndagenda njya hehe? Nari nzanzamutse, reka ngire ibyo nshyira ku murongo, tuzaba tugenda nyuma. Marayika turihangana, ariko igihe cyawe cyageze tugomba kugenda. Umugabo yataye umutwe ati none se ako gasanduku ufite n'akiki? Marayika ati aka gasanduku karimo ibyawe byose. Umugabo ati ibyanjye byose? Ubwo se ako gasanduku kangana gutyo karimo imitungo yanjye yose? Marayika ati reka da, ibyo byose uvuze nta cyawe kirimo kubera ko byose ni iby'isi. Waje wambaye ubusa urasubiraho ntacyo ujyanye, nta mitungo ugira, waje ku isi ntacyo uzanye, ugomba kugenda ntacyo ujyanye, n'intizanyo, nta mitungo ugira. Rero iriya ni iy'isi, n'ikimenyimenyi nugenda iraguma ku isi isigarane abakiriho abagihumeka. Umugabo ati niba se nta mitungo ngira, ako gasanduku kaba karimo ibyo nibuka byose, karimo ibigwi byanjye, karimo ibyubahiro byanjye, se karimo amateka yanjye? Marayika ati reka da, uribeshya cyane, nta bigwi byawe ugira. Ibigwi ni umutungo w'igihe, imitungo ni umutungo w'isi, ibigwi ni umutungo w'igihe. Uko igihe kishira ibigwi byawe bizibagirana. N'ikimenyimenyi reba bakubanjiriza ibigwi bari bafite, urebe niba bakibifite uyu munsi, bisigara ari amateka kugeza ubwo n'amateka yibagirana. Ibigwi ni umutungo w'igihe, mu gihe imitungo ni umutungo w'isi. Umugabo yarumiwe, arangije abaza marayika ati ese ako gasanduku basi karimo impano zanjye, ubumenyi bwanjye, diploma zanjye? Marayika ati reka da, nta diploma zawe ugira, nta n'ubumenyi bwawe ugira, nta n'impano ugira. Ibyo nabyo bisigara ku isi kuko bimeze nk'ibikoresho bigufasha kuticirwa n'inzara mu isi. Iyo upfuye biba birangiye. Ni nk'uko umuntu yimuka mu nzu yari asanzwe akodesha, irimo ibikoresho byose kandi ari ibya nyir'inzu, arimuka ibikoresho akabisiga mu nzu. Nabyo rero ntabwo ari ibyawe. Ibyo nabyo ni umutungo w'ubwonko. Ubwonko bwawe nabwo si ubwawe, kubera ko iyo upfuye busigara ku isi. Ubwonko ni ubw'isi rero, n'umubiri ni uw'isi kubera ko urasigara ujya mu gitaka. Niba rero ubumenyi ufite ari umutungo w'ubwonko, ubwo buzasigara nabwo. Umugabo ati ya baba, bivuze ko muri ako gasanduku harimo wenda inshuti zanjye, umuryango wanjye, umugore n'abana banjye, ba bantu basobanuye byose mu buzima bwawe? Marayika ati reka da, abana ntabwo ari abawe, n'ikimenyimenyi nugenda ntabwo uzabajyana. Bakunyuramo baje ku isi ariko ntabwo ari abawe. N'abo bantu uvuga bose ni abantu bagufasha mu rugendo rwawe rwo ku isi, ntabwo ari abawe, nta muntu wawe ugira. Umugabo amagambo yashize ivuga arahanyanyaza ati none se n'umugore wanjye n'abana banjye kuko si abanjye? Marayika ati nagusobanuriye, abo ni umutungo w'umutima wawe, kandi umutima wawe nawe urapfa, nawe wipfuye umutima urapfa. Ni ukuvuga bari mu marangamutima yawe gusa. Abo bantu ni umutungo w'umutima wawe, kandi umutima nawe usigara ku isi. Umugabo ati ako gasanduku noneho gashobora kuba karimo umubiri wanjye. Marayika ati umubiri wawe ni umutungo w'igitaka, ubutaka buraje bwisubize rwose mu kanya gato cyane. Umugabo abanje guceceka, hashize akanya abwira marayika ati nabimenya, ako gasanduku karimo roho yanjye.
harimo ubugingo bwanjye. Marayika aramwenyura arangije abwira uwo mugabo ati reka da uribeshya nabwo, ubugingo bwawe si ubwawe ni ubw'Imana, nta kintu cyawe ugira. Umugabo yatangiye kurira ahita ahaguruka yambura marayika ka gasanduku yongera kumera nk'ukubiswe n'inkuba ubwo yasangaga mu gasanduku nta kintu kirimo, harimo ubusa. Yabaye nko guha igihumure, nyuma arazanzamuka mu ijuru rituje riciye bugufi abaza marayika ati none se mu by'ukuri birashoboka ko nta kintu cyanjye ngira? Marayika ati uko niko kuri, nta kintu na kimwe cyawe kibaho kuri iyi si. Umugabo arongera asubiramo ati ubwo se n'iki cyanjye? Marayika ati cyakoze umutungo we wonyine wari ufiteho uburenganzira bwose bushoboka ni buri kanya kose k'ubuzima bwawe, buri gahe kose k'ubuzima bwawe niko kawe, ibindi byose ntabwo ari ibyawe. Imitungo ni umutungo w'isi, ubumenyi diploma ni umutungo w'ubwonko, ubwonko nabwo buzasigara ku isi. Abantu basobanuye byose mu mutima wawe ni umutungo w'umutima, roho yawe ni umutungo w'Imana. Nta kintu cyawe ufite, ikintu cyonyine ufite ni buri kanya kose k'ubuzima bwawe. Aha rero harimo isomo rikomeye ry'ubuzima. Iteka ryose iyo umuntu ageze mu minsi ya nyuma nibwo asubiza amaso inyuma akibuka ko ikintu cyonyine yari afite ni buri gahe kose k'ubuzima bwe. Isi tuyinyuraho ntabwo tuyibaho, buri kimwe cyose wakwibwira ko ari icyawe uba wibeshye. Iyo rero wabaye uw'isi cyane, igihe kiragera ukicuza kubera ko usanga ibyo wamaraniye byose, ibyo waruhiye byose nta cyawe kirimo. Icyo wirengagije kurusha ibindi ari cyo cyawe buri gahe kose k'ubuzima bwawe. Iteka ryose hari igihe tuburizamo buri gahe kose k'ubuzima bwacu turi kwiruka ku bintu bitari ibyacu. Ukaburizamo uburyohe bwa buri kanya kose ubonye uri kwiruka ku bintu bya baringa, bikarangira upfuye nk'utarabayeho kandi witwa ko wabayeho. Twigeze kubona rwa rugero, kugira ngo uvuke ukenera ababyeyi babiri. Abo babyeyi bagakenera ba sogokuru na nyogokuru bawe 4, abo nabo bagakenera ba sogokuruza na nyogokuruza 8, abo nabo bagakenera ba sogokuruza na nyogokuruza ba 2 16, abo nabo bagakenera ba 3 32, bagakenera ba 4 64, bagakenera ba 5 128, bagakenera ba 6 556, bagakenera ba 7 512, bagakenera ba 8 1024, abo nabo bagakenera ba 9 248, abo nabo bagakenera ba 10 494. Ibi bikabaho mu myaka 400 gusa. Nuba kugira ngo uvuke mu myaka 400 kugira ngo ubeho, imbere yawe habanje abantu 494. Noneho wa mugani umuntu akibaza abo bantu 494 ibintu bari batunze byagiye hehe? Ko bari babitunze mu myaka 400 ishize, byagiye biri mu maboko yandi. Kubera iki nta murage w'imitungo yabo ufite? Abantu 494, imirima bari bafite, amazu bari bafite, byagiye hehe? Bivuze ko wa mugani iyo mitungo ntabwo ari iyacu, uyikoresha kugeza igihe uzapfira. Nta kintu dutunga, ahubwo tumeze nk'ababikodesha mu gihe tuzapfira. Noneho tekereza ko n'abo bantu tuba tutabazi, tuba tutabibuka. Iyo usubiye inyuma usanga abantu wibuka ni abantu bake cyane, papa mama sogokuru nyogokuru. Nyuma yabo ushobora gusanga nta n'ifoto wibuka. Ni nako natwe bizaba bimeze mu myaka 400 iri imbere, ahubwo 400 ni myinshi, ni nka 200 ahubwo. Iki rero ni igihamya kigaragaza ko ibyo twibwira ko turi byo byose ku ruhande rumwe hari igihe aba ari baringa. Ikintu cyonyine tuba dufite ni buri kanya kose k'ubuzima bwacu. Iyo duhanganye rero dupfa ubusa, tuba duhanganira ibintu bya baringa. Ibyo dushwanira, ibyo turwanira ni ubusa, nta kintu cyacu gihari. Igihe rero cyo gutekereza kabiri, ugashaka iby'isi yego, ariko ntiwibuze kuryoshya ubuzima muri buri kanya kose ubonye, kubera ko igihe cyonyine ufite nako kanya. Ikintu cyonyine ufite nako kanya no kumva icyanga cy'ubuzima. Nkuko uyu mugabo twabonye mu nkuru yibwiraga ko ibintu byose yatekerezaga ari ibye, ariko akaza gusanga nta kintu na kimwe cyafite. Nako natwe biba bimeze.
iyi nkuru iratwereka ko ibintu tumaranira ku ruhande rumwe ni baringa, ibintu biduhangayikisha ni baringa, ni ibintu by'igihe gito twibwira ko ari ibyacu ariko iteka ryose birangira tubisize. Ikintu cyonyine cyacu dufite ni buri kanya kose turiho, buri bunararibonye, buri mahitamo, buri bihe, buri mwuka uhumetse. Icyo nicyo kintu cyonyine utunze. Mu gushakisha iby'isi rero iryo hame ntitukaryibagirwe. Ikintu cyonyine dufite ni ibyishimo dusangira na buri kimwe cyose muri buri kanya, ni urukundo dusangiza buri kimwe cyose muri buri kanya, ni ubufasha dusangiza buri kimwe cyose muri buri kanya, ni ubugwaneza twereka buri kimwe cyose muri buri kanya, ni amahoro duha buri kimwe cyose muri buri kanya. Ikintu cyonyine dufite ni ako kanya, ni none. Nta gihe nyacyo ufite kitari none, nta n'undi mutungo ufite utari uwo nguwo nona. Ni iki ukora buri kanya kose ubonye? Ni iki ukora muri buri kanya kose ubonye? Ese ushora ubuzima bwawe bwose mu bintu byabaringa bihindukana n'ibihe, cyangwa ushora buri kanya kose ubonye mu bintu biramba ubuziraherezo? Niba ari ikintu kiramba ubuziraherezo rero burya ni muri buri kanya. Niyo mpamvu aho guhugira mu kubara iminsi ryoshya buri munsi, aho mu guhugira mu kubara imyaka ryoshya buri mwaka. Kandi kugira ngo uryoshye buri kanya ni uko wiga ikintu cyitwa kuberaho abandi, ni uko uba umugisha muri buri kikugaragiye cyose. Byandi bajya bavuga ngo impamvu amazi ari umugisha ni uko atajya anywa ku mazi yayo. Amazi aberaho buri kimwe cyose muri buri kanya, ntajya yiberaho. Izuba ntirijya ryota imirasire yaryo, riberaho buri kimwe ariko ntirijya ryiberaho. Mu byo wamaranira byose kuri iyi si rero ujye uharanira kuryoshya buri kanya nonaha. Ikintu cyonyine dufite ni none, ni ako kanya, ni ako kanya rwose. Nta gihe nyacyo dufite kitari buri kanya.